gusa. Business eshatu ushobora gutangira uramutse ufite amafaranga ibihumbi 100 gusa kandi izo business zirunguka. Ese wari uzi yuko hari ibintu bitatu bigukoma mu nkokora bikakubuza gutera imbere haba mu mibereho myiza ndetse no mu bukungu? Uku ni ukuri, ntabwo ari amagambo, ni ukuri kubabaza. Ibintu bitatu bituma uguma aho uri mu buzima bwawe ndetse no mu bukungu nibyo ngiye kukubwira. Niba wumva uri gukora cyane ariko ntubone umusaruro, birashoboka ko kimwe muri ibi bintu bitatu ari byo bikubuza gutera imbere. Wakwibaza ngo se ibyo bintu ni ibihe? Ni ibintu bitatu bishobora kugukoma mu nkokora ntutere imbere, yaba mu mibereho myiza ndetse yaba no mu bukungu. Ibi bintu bitatu ngiye kubikubwira, hanyuma nkubwire na business eshatu ushobora gutangiza amafaranga ibihumbi 100, kandi izo business ni business zunguka nta gushidikanya. Are you even ready? Now, let's go. Ndabasuhuje rero kandi mbahaye ikaze abakunzi ba BVI Empire, mwebwe mwese mwamaze gukora subscribe kuri BVI Empire, mwarakoze cyane. Muri iyi video rero ngiye kukubwira business eshatu zunguka ushobora gutangiza ibihumbi 100 zikagufasha gutera imbere. Mbere yuko nkubwira izo business eshatu, ngiye kukubwira ibintu bitatu bishobora kugukoma mu nkokora, bikoma abantu benshi mu nkokora, bikababuza gutera imbere yaba mu mibereho myiza yaba no mu bukungu. Uyu munsi ushobora gusanga kimwe muri byo cyangwa se bibiri muri byo cyangwa se byose uko ari bitatu bishobora kuba bigukoma mu nkokora, akaba ari byo bituma uguma aho uri ntuve aho uri. Ikintu cya mbere ni ikihe? Ikintu cya mbere ni ugutegereza guhabwa n'abantu. Depending on people for money. So gutegereza guhabwa n'abantu. Kurya ari uko hawe n'abantu, kwambara ari uko runaka yaguhaye, kwishyura amafaranga y'igikodesho ari uko runaka yayaguhaye. Abantu benshi babayeho bategereje abandi ko babaha ibyo kurya, ibyo kwambara, babishyurira igikodesho, babishyurira minerivare, babishyurira everything. Barya ari uko babahaye amafaranga, abantu ngo babagurire imyenda, abantu ngo babajyane muri salon de coiffure, muri salon de beauté n'ahandi hatandukanye. Abantu bategereza ko babona indonke kugira ngo batere imbere. Nzategereza umuvandimwe wanjye ampa amafaranga, dore ni umukire, mfite umudiaspora w'umuvandimwe cyangwa inshuti yanjye niwe umpa amafaranga. Nzategereza umuntu unkodesha ampa amafaranga. So hari abantu babayeho muri bene ubu buzima. Niba rero uzi ko ubaho uhabwa n'abantu cyangwa se ari uko runaka yaguhaye, uri kwibeshya cyane. Ibi bintu ntabwo bishobora gutuma utera imbere. Gusabiriza cyangwa se kubaho ari uko runaka yagukoreye mu mufuka akaguhereza, ibi ntabwo bishobora gutuma utera imbere. Ukuri ni uko nta muntu ufite inshingano zo kugutunga forever. Nibyo koko uyu munsi yagufasha, ni inshuti yawe, ni umuvandimwe, ni uwo mu diaspora, ni mwene wanyu w'umukire, ariko ntabwo azagutunga forever.
abantu baba bafite ibibazo bitandukanye byo mu miryango yabo n'intego zabo bwite, kugira ngo rero akomeze kukwishingira, akomeze agutunge, ntabwo bishobora gukunda. Niba uzi ko ubayeho usabiriza, ufite imbaraga, ufite ubuzima buzira umuze, ntabwo ushobora gutera imbere niba uzi ko ubayeho muri ubwo buryo. Iyo witoje gusaba gusa aho gukora cyangwa se aho gutekereza icyo gukora, aho kugira ngo utegereze gutangira ibyawe, ugahora usabirije cyangwa se usabiriza, kureba ku bandi aho bageze ngo bazaguha, aho kugira ngo ukore ibyawe, ntabwo ushobora gutera imbere. Ahubwo iyo ubayeho muri ubwo buzima, uba wambuye ubwenge bwawe amahirwe yo gukora, kuko uragenda ukaba colonized cyangwa se ugakolonizwa, niba ndabyita, no gusaba cyangwa se no kugenerwa ikintu runaka, aho kugira ngo ufungure mu mutwe utekereze ikintu wakora, aho kugira ngo wige ubumenyi wumve utekereze ikintu wakora. So niba ubayeho gutyo, menya yuko ibyo ntibiramba, ahubwo uba uri kwica mu mutwe hawe. Ikintu cya kabiri rero, ariko mbere yuko tugera ku cya kabiri, isomo ugomba gukuraho ni uko nubwo watangirana na bike ufite uyu munsi ariko ari ibyawe uri kwikorera, bitandukanye n'uko wakomeza kwicara. Ubuzima bufite intego, ubuzima bufite igitekerezo, ubuzima buzima nicyo gishoro cyawe uyu munsi. Amafaranga make ufite uyu munsi nicyo gishoro waheraho, ntabwo ari ngombwa ngo uzatangirire ku mafaranga menshi, ntabwo ari ngombwa ngo urindire yuko runaka guhereza ngo uzabona uko utangira. Oya, tangira aho uri uyu munsi. Abantu bateye imbere ntabwo bagiye bavuka basanga bafite amafaranga mu ntoki, ntabwo bateye imbere ari uko basabirije, ari uko bahawe n'abafite. Oya, bagiye bakaraga ubwenge, bakiga ubumenyi, bagatekereza imishinga bakora ikabiteza imbere. Nuko bihangiye imirimo rero, uyu munsi tukaba tugenda tubigiraho amasomo atandukanye. Rero kubaho utunzwe no gusabiriza cyangwa se depending on people for money ni ikintu ugomba kwirinda mu mwaka w'2026, ahubwo ugatekereza icyo gukora. Ndaje nkubwire business 3 ushobora gukora ufite ibihumbi 100, warangiza zikaguteza imbere. Ikintu cya kabiri gituma abantu badatera imbere ni ugutegereza umushahara gusa, cyangwa se kwizera umushahara gusa. Nababwiye yuko umushahara si mubi, ariko kugira umushahara gusa ni ikibazo gikomeye. Kwizera umushahara wawe gusa ni ikibazo gikomeye. Nababwiye ko umushahara kugira ngo uwubone ni uko uba wabyutse ugakaraba, ukaburashinga, ukambara, ukisiga, ukambara neza, ukagenda ku kazi k'umuntu runaka, ugatanga igihe cyawe, ukwezi cyangwa icyumweru cyashira akaguhemba umushahara mwumvikanye. Iyo warwaye, ku bantu bakora ibiraka, ku bantu bakora mu twatuzi tutanabaha kontara, ku bantu bakora twatuzi tubaha kontara z'igihe gitoya, iyo warwaye umushahara urahagarara. Iyo bakwirukanye umushahara urahagarara. Iyo muri make iyo uhagaze gutanga igihe cyawe, ubwo na wa mushahara urahagarara. Umushahara ugufasha kubaho uyu munsi, ariko ntabwo ugufasha kubaho ejo hazaza. Kwizera umushahara gusa rero ntabwo ari ikintu gishobora kugufasha gutera imbere. Niba ushaka gutera imbere mu gihe ufite umushahara, ni byiza ko ufite aho wakura igishoro, tangira utekereza uburyo wagira side hustle business, ikintu wakora ku ruhande kikwinjiriza amafaranga. So umushahara rero uguha kubaho, ariko ntuguha gukira, ntiwaguha gutera imbere, ntiwaguha umutekano w'ejo hazaza, uretse kuguhoza mu madeni
no kwa ba murokore ubajyamwo amadeni y'ibyo kurya n'ibiki byose, hanyuma ugasanga urinze usaza ukiri mu madeni. Ikibi cy'umushahara nakomeje kubibabwira, umushahara wonyine, ndavuga umushahara wonyine, kwizera umushahara wonyine, ikibi cyawo nakomeje kukibabwira, utanga igihe ukishyura imisoro myinshi kurusha umuntu ukora bizinesi. Iyo ukoze impanuka ugapfa finiterimine, iyo wabaga mu nzu y'ikigo wakoreraga ukitaba Imana ufite umuryango wawe barara bawusohoyemo niba nta kindi kintu wari warabateganyirije ku ruhande. So ikigo ukoramo gishobora gukora restructure, kigahindura imirimo, kikagira ubukungu bukeya, kikirukana abakozi, kikagabanya abakozi, hashobora kuza icyorezo nka covid, mwabonye ibyo yakoze. Umushahara rero, kwizera umushahara gusa, my friend, twese dukorera imishahara, ariko iyo udatekereza ku kintu kindi wakora ku ruhande kikwinjiriza amafaranga, mu gihe n'uwo mushahara uramutse uhagaze nta kibazo cy'ubukungu wagira, uba uri gutekereza nabi cyane. Umushahara ntabwo ari ikintu cyo kwizera gusa. None se ejo hawe nukomeza kwizera umushahara uzaba uhashyize hehe? Abantu batekereza kure bagira umushahara ariko bakagira n'ibindi bakora ku ruhande bishobora kubinjiriza amafaranga. Ushobora gukora bizinesi ku ruhande nyuma y'akazi. Murabizi ko umunsi ugira amasaha 24, niba ukoze amasaha 8 ku munsi cyangwa 7, andi masaha 10 nangahe uyakoramo iki? Ni ukuruhuka no kuryama? Ni ukuryama uruhuka kuko wananijwe n'akazi k'umushahara, akazi ka bosi, uri kuvuga ngo ejo udakererwa kujya mu kazi. Amasaha, niba ukoze amasaha 7 ku munsi cyangwa 8, amasaha 17 y'umushahara, shaka akantu ko ku ruhande wakora, aka bizinesi wakora utaretse akazi ko k'umushahara, kubera ko umushahara ni intangiriro ishobora kuguha igishoro, ni intangiriro ishobora kuguha ikintu uheraho. So rero ni byiza yuko utangira gutekereza, ntudipendinge ku mushahara gusa. Ni ibintu bitatu ndi kukubwira bibuza abantu gutera imbere, harimo kwizera abantu cyangwa se gutegereza abantu ko bazajya baguha amafaranga cyangwa se ibyo ukeneye byose ntukore, hanyuma no kwizera umushahara gusa, kwizera ko umushahara uzagukiza kandi udashobora kugukiza. Ikintu cya nyuma aricyo cya gatatu rero, ni uguhora witotomba. Stop complaining. So kwitotomba ni indwara idafite umuti. Hari ababikora kenshi bavuga bati igihugu kiragoye kukibamo, nta mutekano, bizinesi ntizigenda, imisoro ni myinshi, ntabwo habamo akazi, ntabwo batanga akazi, no kukabona ni ruswa, kukabona niba uri umukobwa cyangwa uri umugore ni ukubanza kuryama, kukabona ni ukubanza gutanga amafaranga, mfite diplome narize, ntabwo najya gukora akazi gaciriritse. Ugahora mu tugambo no kwitotomba cyangwa se kwinuba, uvuga yuko situwasiyo ubayemo atari nziza, kandi ntiwigeze ugerageza ikintu cyo gukora ngo cyange. So iyo urimo witotomba rero, udakora, utiga n'ubumenyi bushobora kukongerera cyangwa se kwiyongera ku byo usanzwe uzi ngo ububyaze umusaruro, uba udahindura na kimwe mu bintu byagufasha gutera imbere. Kwitotomba ntibyongera amafaranga, ntibiguteza imbere, ntibiguhindurira ubuzima, uretse kugukereza gusa. Abantu baba successful cyangwa se abatsinda barabizi, iyo ikibazo kije, ese nkora iki? Kubera yuko iyi si nababwiye ko ni ishuri, ariko tumenyereye yuko iyo uri mu ishuri mwarimu arakwigisha, yamara kukwigisha akaguha ikizamini akakubaza, ugatsinda cyangwa se ugatsindwa iyo wumvise. Iyi si rero yo ni ishuri, iguha isomo, iguha amasomo, iguha ikizami ari uko umaze gutsindwa. Ni ukuvuga ngo iyi si iguha
ikizamini ari uko umaze gutsindwa, ikwigisha ari uko umaze gutsindwa. So shaka rero ikintu wakora aho kugira ngo ukomeze witotombe, aho kugira ngo ushingire ku mushahara gusa, aho kugira ngo ushingire ku bantu ko bazaguha amafaranga. Ikibazo kikubuza gutera imbere cyose ujye ukirengagiza. So ngiye kukubwira rero bizinesi eshatu watangiza ibihumbi 100 zikagufasha gutera imbere mu mwaka w'2026. Ariko niba hari ikintu muri ibi bintu nakubwiye, inama nakugira nuko uyu munsi reka gutegereza cyangwa se kwizera abantu ngo bazagutunga cyangwa se bazaguha ibigufasha kubaho. Reka kwiringira umushahara gusa. Umushahara gusa ntabwo ari mwiza, kwiringira umushahara gusa ntabwo ari byiza. Reka guhora witotomba. Tangira aho uri uyu munsi, tangira ku mafaranga makeya ufite uyu munsi. Niba ufite ubuzima ukaba ufite nta burwayi ufite, nicyo gishoro gikomeye ufite uyu munsi. Fata inshingano z'ubuzima bwawe rero, ongera ubumenyi kuruta indi yose. Umushinga rero ushobora gutangiza ibihumbi 100 uyu munsi, ejo ugatera imbere. Uwa mbere n'uyu nguyu. Reka ibintu by'ubusongarere, ufata amafaranga ibihumbi 100. Birashoboka ko ushobora kuba wari ufite amafaranga ibihumbi 200 wabonye ahantu by'impanuka cyangwa se by'ikiraka, cyangwa se wari ufite akazi karahagarara ariko wari wasaguye ibihumbi 200, none ugenda ukuraho igihumbi buri munsi, none uyu munsi usigaranye ibihumbi 100 gusa. Ngiye kukubwira umushinga ushobora gukora kandi ukunguka. Are you ready? Umushinga wa mbere ni ugucuruza inkweto. Inkweto ngiye kukubwira ahantu hatatu ushobora kurangurira inkweto kandi zikaguteza imbere. Fata ibihumbi 80, ugende i Rusizi. Kuva i Kigali ugera i Rusizi ni ibihumbi, kugenda no kugaruka ni ibihumbi 14 niba ntibeshye, kugenda no kugaruka. Uzinduke mu bihumbi 100 ukuremo ibihumbi 14, ukuremo ibihumbi 2 byo kurya ku nzira, uraba ukoresheje ibihumbi 16. Ufata ibihumbi 80 ubiranguze inkweto. Inkweto Rusizi za caguwa, rumwe ruba ruri kurangura urukweto rwiza ibihumbi 5, ibihumbi 6 abaye menshi. Nuguramo inkweto 10 ku bihumbi 60 cyangwa se 70 cyangwa 80, ukazizana i Kigali cyangwa se muri ya quartier y'iwanyu, muri rya soko ry'iwanyu, rumwe uzarugurisha ibihumbi 20, 25 cyangwa se 15. Bitihise niba udafite iseta, reka nkubwire ikindi kintu ugomba gukora. Fata inkweto zawe uzoze neza, uzishyire kuri Facebook, uzishyire kuri WhatsApp, uzishyire kuri status zawe, uzishyire kuri Instagram, uzishyire kuri TikTok, hanyuma ubwire abantu uti ni mu ntezi imbere, ndi kugurisha inkweto kandi mfite inkweto nziza. Ku bantu bamenyereye kwambara inkweto za caguwa, bazi yuko inkweto za caguwa ziraramba, aba ari nziza, ntabwo aba ari basa bose. Izo nkweto zirunguka cyane. Abantu bamenyereye kwambara inkweto za caguwa barabizi ko ari inkweto nziza cyane. Ni urukweto ushobora kuguruka rumarana imyaka 4-5, mu gihe urukweto rwamagaze urugura ruguhenze ukaba warwambara umwaka umwe cyangwa se imyaka 2. So uwo ni umushinga umwe wakora rero. Hanyuma amafaranga asigaye, niba hari ayo wasaguye mu gihe wagiye kurangura, yagura internet iragufasha gupostinga cyangwa se no kumenyekanisha no kubwira abashuti bawe yuko ufite inkweto ugurisha. Uwo ni umushinga umwe ushobora gukora uyu munsi ukaba waguteza imbere. Ejo uzasubirayo uhite urangura inkweto 20 cyangwa se 30 bitewe nuko uri kugenda wunguka. Ejo ufata iseta cyangwa se ikibanza kinini, ejo bizakuviramo shop cyangwa se boutique nziza cyane. Business ya kabiri ushobora gukora ni business ya mobile money. My friend, hano hejuru ndaza gushyiraho
video nakoze yerekana ukuntu ubucuruzi bwa mobile money bwunguka, hahandi umuntu ashobora kunguka amafaranga kuva ku bihumbi 3 kugera kuri 5 ku munsi kandi afite ibihumbi 100. Ndashyiraho video nakoze, abantu benshi barayikunze. Wowe niba ari ubwa mbere uri kubyumva uze kuyireba, ndayishyiraho, ariko no hasi muri description harimo link ushobora kuyisangamo, uko wakora, uko ubucuruzi bwa mobile money bwunguka. Ni business nziza, abagore n'abagabo barayikora, bakishyura minerivare, bagahahira ingo, bakambara, bakarya, bakishyura ibikodesho byo muri Kigali n'ahandi hose. Niba ubona abantu benshi bicaye za Nyabugogo, aho iwanyu muri quartier, abantu biyubashye barangije amashuri yabo, abandi bakiga muri kaminuza bakaba bari kwiga kubera mobile money, wowe urinde wo kudafata umutaka n'akameza ngo wambare ijire ukore ubucuruzi bwa mobile money, hahandi ukora ku mafaranga buri munsi. Nababwiye amabanga agera muri 4 kugira ngo wunguke ibihumbi 5 ku munsi kuri mobile money. Muri video ndashyira hano uraza kubibonamo. So iyi ni business nayo watangiza ibihumbi 100 ejo ikakugeza mu iduka rifunze. Indi business rero niyo makeup artist cyangwa se ibijyanye n'ubwiza. Business ijyanye n'ubwiza wayikora gute? Gusiga makeup, murabizi ko ibirori bisigaye bikenerwamo abantu babasiga makeup, abahanzi bagiye gukora amavideo, abantu muri weekend bakeneye gusa neza, abantu bakeneye kujya mu gazi basa neza. Business ya makeup ni business igezweho, hahandi abantu barakora, ugasanga umwana w'umukobwa afite akabogisi, yaranguje ibihumbi 20 twa dukoresho twa makeup cyangwa se ibihumbi 30, akoreye ibihumbi 100 ku munsi. Asize abakobwa 10, abadamu 10, ababyeyi 20, ibaze gusiga abantu bose baje mu bukwe bambariye umugeni, ibaze gusiga aba video vixen bari mu mavideo y'abahanzi, n'abahanzi ubwabo baba abagabo baba abasore barabasiga kugira ngo video izarusheho gusa neza. Niba rero ufite ibihumbi 100, wakora iki? Fatamwe ibihumbi 40 ugende baguhugura uburyo basiga makeup. Niba ushaka kubyiga umbwire, maze kugera ku rwego ruri kure cyane, akwigisha uburyo batera makeup, akubwira udukoresho dukenewe, hanyuma ibyo bihumbi 40 numara kubifata ukabimuha, andi uzaba usigaranye uzayagura ibikoresho, ugende utangire ukorera amafaranga buri munsi. Se mu by'ukuri hari uko mba ntagize. Ibi rero ni kimwe no kogosha no gusuka, ni ibintu ushobora kuba ufite ibihumbi 100 ugatangira business. Niba uzi kogosha wagura akamashine ukagenda muri salo, abakuwaferi binjiza amafaranga. Niba umukuwaferi umwe yogosha abantu 20 ku munsi kandi akaba ari kogoshera ibihumbi 2 cyangwa 1500, ahanyuma ni 1000, akinjiza ibihumbi 20 yogosha abantu 20 ku munsi. Hari n'uwogosha 25, uribaza ko atinjije amafaranga menshi. Nakuramwo umuriro, agakuramo ikindi n'igiki, udukoresho yakoresheje, urakeka ko ku munsi atari busagure ibihumbi bye 8-10? So ni kimwe no gusuka. Niba utazi gusuka, genda ufate ibyo bihumbi 100 ubifatemo amahugurwa bakwigishe, asigaye uyagure udukoresho utangire usuka. Nanjye ngo udukoresho se, ahubwo iyo ugiye gusuka umuntu ntuzi ko agenda akigurira ibikoresho ukamusuka. Umuntu umwe bamusukira ngahe? Munyandikire muri comment section. Wakoze rero kubana nanjye. Izo ni business 3 ushobora gutangiza ibihumbi 100 muri uyu mwaka w'ibihumbi 2026, zikaba zaguteza imbere, zikaba zagufasha gutera imbere utiriwe wandavurika cyangwa se utiriwe usabiriza. Niba iyi video hari icyo igufashije kandi like, niba kandi ari ubwa mbere wigeze kuri BVI Empire, wibuke kugenda ukoze subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bitazajya bigucika. Ibiganiro byo kuri BVI nakagaruka, njye wakugezagaho iki kiganiro nitwa Jean Marie Vianney. Ciao ciao, Imana y'amahoro ibane namwe, ndabakunda cyane. Kandi like na subscribe and share.